Mwaramutse inshuti zanjye kuri The Image, uyu munsi tugiye guteka. Ibi ni ibitunguru na puwavuro, izo nazo ni tungurusumu, hanyuma hagakurikiraho inyanya ziseye cyangwa se zinombye, hagakurikiraho coconut milk, turakoresha na coconut milk mu biryo tugiye guteka uyu munsi, ndetse turaza gukoresha na tomato paste yitwa karibu. Rero niba utarakora subscribe, this is the right time to do subscription. Numara gukora subscribe ukore kuri notification button cyangwa se kukazogera, hanyuma uraba ugaragaje ko ushaka ko tukomezanya gukorana cyangwa se ko video zajya zikugeraho mu imbere. Ikindi kintu turi bukoreshe ni tangawizi. Rero iyo ugiye guteka ifi mbisi, kuko ariyo tugiye gutekana, tugiye guteka ifi mbisi, ifi iryoshye cyane utabanje kuyikawusha cyangwa se atari ifi yumye. Ikintu cya mbere ukora ni ugushyiramo amavuta, ariko kubera yuko ntabanje gukora introduction ntabwo nabashije kwivuga, ngiye muri kuvugana hano ni Faustine. Nababwiye niba utarakora subscription bikore rwose. Iyo umaze amavuta amaze gushya, urabanza ugashyiramo agatangawizi karapye, ukakarapa neza ukagashyiramo, hanyuma nyuma yaho ugashyiramo ibitunguru ukagaragura gake gake, ugashyiramo na za tungurusumu byose ukabishyiriramo rimwe, hanyuma ukagaragura kugeza igihe biri buze gukubitwa n'umwuka, kugeza igihe biri buze gushya neza, hanyuma ukabona gushyiramo ibindi bintu. Rero nk'uko nari ndimo mbabwira, tugiye guteka ifi mbisi. Ifi mbisi ubundi tumenyereye ko abantu bateka ifi yumye cyangwa bagateka ifi babanje kuyikawusha mu mavuta. Uyu munsi turateka ifi iryoshye cyane, ifi itetse hakoreshejwe amata ya coconut, atari amata y'inka, amata y'igihingwa cyitwa coconut, y'urubuto rwitwa coconut. So rero sinzi ukuntu nabitekereje, nasanze abantu benshi, nabonye amavideo menshi abantu benshi bateka amafi yumye cyangwa bakayotsa cyangwa se bakateka amafi bamaze gucisha mu mavuta. Si bibi, ariko hari n'ubu buryo bwo guteka ifi kugira ngo wumve icyanga cy'umwimerere cy'ifi. Wabigenza ute? Ni ukuyiteka utabanjije kuyishyira mu mavuta. Ikindi ntakoze, ntabwo iyi fi njyewe nabanje kuyishyira mu birungo, cyo twita kumarina cyangwa kumarinetinga. Ntabwo njyewe nabashije kuyimarinetinga, si uko ntari mbishoboye, ahubwo ni uko ntifuzaga kumarinetinga iyo fi. Ntabwo nabyifuzaga, nashakaga guteka ifi iri natirere, iri karemano, uko yakavuye mu mazi. Ese ni gute byagenda? Ni gute byagenda ku buryo iyo fi yaba imeze neza cyane? So rero iyo umaze guteka ibirungo bimaze gushya neza, ushyiramo utundi turungo dutandukanye wifuza tw'udufu. Hariya nshyizemo rumara cyangwa se romare, cyangwa harya babyita ngo iki mu kinyarwanda, teyi nini y'inyama, yo mu nyama uko bayita, teyi nini yo mu nyama. Nk'uko mubizi igihe ukuntu nkoresha teyi, ntabwo njya ngura teyi yo muri alimentation. Fata teyi y'ibibabi yindi bagurisha ku mufungo, nkagura umufungo wa 200, narangiza nkawanika mu nzu watageze ku zuba, nkawushyira ahantu nko ku plateau cyangwa ku kindi kintu ukuma neza. Iyo umaze kuma neza rero ndayisya neza, namara kuyisya ikavamo agafu keza. Ubwo rero iyo ibirungo bimaze gushya neza ushyiramo inyanya. Iyo umaze gushyiramo inyanya urazireka zigashya neza, n'ibisanzwe, kuko inyanya zidahiye neza zitera isosi kuyungubira cyangwa ntabwo biba biryoshye nyine. Hari igihe biyungubira, hari n'igihe biryoherera ukumva ntabwo bimeze neza, ntabwo ari byo wari waplaninze, si bwo buryo wari waplaninze kubiteka. Nyuma yaho rero inyanya zihiye neza ushyiramo tomato paste cyangwa se icyo twita sosi tomate. Sosi tomate. Iyo umaze gushyiramo sosi tomate rero yose uragaragura neza. Njye ntabwo nayishyizemo yose kuko ntabwo nashaka isosi itukura, ndashaka isosi yenda gusa gahondo. Ntabwo nshaka isosi itukura
ko igihe cyose turya amasosi atukura. Uyu munsi nifuje guteka agasosi gasa umuhondo mo kadatukura. Nyuma yaho rero nshyiramo umunyu sitiri nkakomeza nkagaragura kugira ngo biriya birungo bikoremo akunyu. Rero ubundi ntabwo abantu benshi bakunda ifi igize, ariko njyewe ikintu nakoze ntabwo nayimarinetsinze ariko nayisize akunyu. Niyo mpamvu mubonye nshyizemo n'akunyu gakeya, nyuma yaho ushyiramo ya mata ukayavanga neza neza neza. Ariya mata nta sukari agira, nta mavuta aba afite, nta kindi cyanga kinini aba afite, ariko atuma isosi iryoha cyane cyane ariko cyane. Wenda uzabigerageze, nanjye mvuga ngo wenda waza nkaguhaho ariko waza yashize kuko ubu tuvugana ndi kurikodinga twarayimaze. Ariko ikintu ukora ni ukuyivanga neza, hanyuma ugashyiramo umunyu mukeya, kuko impamvu nshyiramo umunyu mukeya ni uko na ya fi mba nayisize akunyu kugira ngo kabe kinjira. Mu gihe ifi itegereje yuko isosi ishya iba iri kwinjiramo ka kunyu, kuko nk'uko mubizi ifi iba itose, urayireka ariko ibanza igatogota akanya gatoya, ukabona gutangira gushyiramo ya mafi yawe. Mu by'ukuri isosi nayiteganije gushyiramo amafi 3, amafi mabisi 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 pe, gusa aba akiri fureshi, kandi amafi akiri fureshi ntabwo apfa kwinjiramo ibirungo mo imbere cyane. Niyo mpamvu nashyizemo akunyu nkabireka akanya gatoya, nkabireka akanya kugira ngo akunyu kinjiremo. Murazibona ko ari nyinshi, uzishyiramo zose, ariko uri ushyizemo nkeya byaba byiza kurushaho. Ariko twebwe turi umuryango munini cyane, turi umuryango munini nk'uko mubizi, mfite abana 4, hano haba hari n'umukozi na bosi nyir'urugo, hari n'abandi bantu nka 2 bahaba. So rero urumva turi umuryango munini, kandi tugomba kurya agafi tukumva nyine ukuntu tumerewe neza. Tukakarya buri muntu wese ikamugeraho akaryoherwa. Abantu rero kugira ngo bagera muri 7, turi 7. So rero ugenda ufata ka gasosi, ugenda usuka hejuru neza kugira ngo banze byinjiremo, ukareka nanone bikabira akanya, hanyuma ukabona gushyiramo amazi asa nkaho ahagije. Urabibona ko ya sosi yabaye umuhondo nk'uko nabishakaga, sosi ibaye umuhondo nk'uko nabishakaga. It came out as I just wanted it. Nyuma y'iminota mike rero, iminota hagati y'5 n'7, isosi iba yabize, ukongera ukajya uminjagira agasosi cyangwa ugahindura amafi yo hejuru atabashije kugeraho isosi, kubera ko ngewe ni menshi nabibabwiye. Iyo ari makeya it's okay, ntabwo uba ukeneye iyi step ngezeho, ntabwo uba ukeneye iyi step, urayihorera ikabira ikagenda yinjiramo neza mu ifi mo imbere uko ifi iri gushya, kuko iyo ifi itahiye ntabwo isosi igeramo imbere. Iyo ifi itahiye ntabwo isosi yinjiramo imbere, isosi itinjiyemo imbere wumva icyanga natirere cy'ifi, ariko nta munyu mwinshi uba urimo, nta testi nyinshi birimo, aba ari ifi nyine y'umweru. So rero nyuma iyo bigeze kuri iyo step bitangiye gutogota neza, nibwo ushyiramo fish masala kugira ngo nayo yinjiremo neza. Karabona fish masala ashyizemo, then nkongera nkapfundikira. Ifi rero, ifi ni ikintu cyoroshye kugiteka, ariko nanone ni icyo kurya kitapfa kuryohera umuntu uwo ari we wese igihe wayitetse nabi, kubera ko ifi si kimwe n'inyama. Inyama zigira umunyu wazo natirere, inyama zisa nkaho zigira umunyu wazo natirere, uzumve amaraso. Ariko rero tukiri abana twajyaga ikintu cyagukata ugahita
unyunyusa amaraso yawe ngo nibwo ahita yuma vuba. Rero ugasanga umuntu arumva test y'amaraso y'umuntu. So igihe cy'ifi yanjye rero kirageze, ifi irahiye neza neza. Umunyu wo mu matungo yandi si kimwe n'iziba mu mazi, nimba ari uko ziba mu mazi nyine, izi zo nta munyu zigira. Ku matungo ibintu byinshi amatungo arya kenshi biba birimo imyunyu ngugu n'imyunyu iri natirere. So rero navuga ngo ifi yacu iri ready, tugiye kwaruraho gake, iraryoshye cyane. That's what I meant by giving you a thumbs up. I meant that the soup is yummy, 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 yummy. So igihe cyo kwarura rero kirageze ngo dutestinge isupu yacu, twumve how yummy it is. Our fish, how yummy it is. I hope you are going to try this recipes, then you will give me a comment na comment section. Nari mvuze ngo nizere yuko muzabigerageza, hanyuma mukambwira namwe uko byagenze tukumva. Mukambwira ko byagenze neza cyangwa ko nabapfunyikiye, nabahaye isosi cyangwa nabigishe guteka ifi ibishye, nabyo nzabyemera kuko bibaho. Ariko njyewe ku bwanjye yabaye successful, iraryoshye. Ni isosi warisha umuceri cyangwa warisha ubugari. So rero muryoherwe namwe nimara guteka iyanyu, mbifurije kuryoherwa. Mwari kumwe nanjye Faustine, ariko niba utarakora subscribe, ni ukuri iki nicyo gihe cyo gukora subscribe. Murabizi ko mbakunda kandi nifuza kubagezaho ibyo mwifuza. Utanga igitekerezo muri comment section, hanyuma ungezeho icyo wifuza ko twaganiraho, hanyuma rwose ndabikwemereye ko tuzakiganiraho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye.